Ndishimiye cyane kuba hano. Nitwa Petero kandi ndi hano n'abashyitsi. Hanyuma mfite umukobwa wanje ari hano. Hello Lily. Ndashaka kuvuga Kinyarwanda ariko birakomeye cyane ariko ndagerageza. Birashoboka. Simbizi niba mushobora kumva neza ariko turagerageza. So uyu munsi ni munsi mukuru. Hanyuma mfite umunezero mwinshi cyane mu mutima wanje kuba hano. So now I will try the difficult Kinyarwanda. All right. Nyakubahwa guverneri w'intara y'Amajyepfo, bayobozi bandi mu nzego za leta, bafatanyabikorwa b'Urwego, abatumirwa bose bakozi n'abakiriya b'Urwego, ndabasuhuje mwese. Ndishimye cyane kandi ndicyubahiro kubana namwe twishimira imyaka 25 Urwego yumaze. Turashimira Imana yabanye natwe mu rugendo rwo gushora imari mu nzozi z'Abanyarwanda. Turashimira cyane ubuyobozi bw'u Rwanda buyobowe na Nyakubahwa Perezida Paul Kagame kubo kugira iki gihugu ahantu hatakanye kandi habereye gukorera ubucuruzi. Turashimira umuyobozi wacu banki nkuru y'igihugu kuko bakendanye natwe muri uru rugendo ndetse n'abayobozi ba leta mu nzego zose kubo kudushingirikira muri uru rugendo. Nabaye umuyobozi w'Urwego nkiri umusore, none ndagarutse ni kumwe n'umukobwa wanje n'umugabo nonaha. Wenda nonaha nshobora kuvuga icyongereza. Sorry. But it is an absolute joy and delight to come back to this land that has seen so much incredible transformation over 25 years. Ndagira ngo babwire yuko nezezwe no kuba ngarutse muri iki gihugu cyabayemo impinduka nziza cyane mu myaka 25 ishize. Everywhere we go we see signs of hope and we see signs of progress. Ahantu hose tugeze tubona ibimenyetso bitugaragariza icyizere n'iterambere. And I think about, as John said, I think about Urwego and the symbol of the ladder, the meaning of Urwego. Nkuko John yabivuze, iyo mbonye ibingibi mbona urwego nk'urwego rutanga amahirwe y'abantu kuzamuka. And there's absolutely no question that this has been a story of progress, of climbing that ladder. Nta gushidikanya kurimo rero yuko uru rwabaye urwego rw'abantu bazamuka bava mu bukene bageza aho bigeze. And John, you know, the early years, it was the early years, a very low level of the ladder that we started with. Nibyo. Bwana Nkubana arabizi rero yuko twatangiriye ku maesikariye mato cyane turimo tuzamuka gahoro gahoro. And now looking at Urwego, it is incredible to see what God has done. Urebye rero ibirimo kuba uyu munsi ushimishwa cyane n'ibitangaza n'ibintu bihebuje Imana yakoze. But the ladder is also seen in the stories of clients. Ariko uru rwego nanone rutwururiraho turubona mu nkuru cyangwa se mu buhamya bw'abakiriya. And I want you clients to know that we have the highest level of love and respect for all of you. Ndagira ngo abakiriya bacu rero bamenye yuko turabubaha kandi turabakunda. When we hear stories of what it was like to begin and where you are now, it is incredible to see the story of progress that you are living out. Iyo duteze amatwi rero ubuhamya bwanyu tukumva aho mwaturutse naho mugeze uyu munsi biba binejeje cyane biryohera amatwi yacu kubyumva.
And it has been the joy of my life to spend time with some clients and to get to know their families, to get to know their stories, and to see what God is doing in them and through them in their communities. Numunezero uhambaye cyane rero kumva izo nkuru no kubana namwe no kugendana namwe no kuba abanyamuryango banje turimo tugendana muri urwo rugendo. Now I think we have a problem with the logo Urwego. Ngira ngo hari akabazo kari muri iriya logo cyangwa kiriya kirangantego cy'Urwego. Because I think the ladder is too small. Mbona ruriya rwego ari rugufi cyane. When I hear the stories, I think we need a very big ladder to capture the progress that you have made. Wumvishije ubuhamya bw'abakiriya wumva ruriya rwego dukwiye kururambura kiriya kirangantego kikabaho kirekire. It is incredible to see the way that God is blessing you, and knowing Severa and Petro and the names of clients. We love you, we respect you, and we appreciate you. Biranezeza cyane rero kandi n'iby'igiciro kumva izi nkuru cyangwa se ubuhamya bw'abakiriya ubwa Saveria ubwa Petero n'ubundi nk'ubwo ngubwo wumva aho bagiye aho bavuye naho bageze uyu munsi. At Hope International we have as our mission to invest in the dreams of families. Muri Hope International misiyo yacu cyangwa se kitubeshejeho ni ugushora imari cyangwa se gushora ingufu zacu mu nzozi z'abantu. And Urwego and all of this, we don't exist for our dreams as an institution. We exist to come alongside you in the dreams that God has given you. Ntabwo tubayeho kubera inzozi zacu dufite nk'ikigo, tubayeho kubera inzozi abakiriya bacu bafite zo gutera imbere. But it's not just to invest in the dreams, it's also as we proclaim and live the gospel. The mission has always been to have Jesus as the center of this work. Ntabwo rero tureba iterambere ry'abakiriya bacu mu buryo bwo mu mufuka cyangwa se ubukungu gusa, ahubwo twifuza no kubabwira ubutumwa bwiza kugira ngo iterambere ry'ubukungu rijyane n'iterambere ry'imibanire yabo n'Imana. That God has created everyone with incredible gifts and abilities and talents and is loved by the God of the universe. Kugira ngo twibuke yuko iyi Mana yaturemye, yaremye isi, yaturemanye impano zitandukanye n'ubushobozi butandukanye, ari nabyo dukoresha tukiteza imbere, ariko tukibuka no kuyiha icyubahiro muri ibyo ngibyo. And I celebrate that we see God is at work in this nation. God is at work through you. Biranezeza rero kubona hari ikintu Imana irimo gukora muri iki gihugu cyangwa se gikora ikinyujije muri mwebwe abakiriya bacu. Now when I was here, I wanted to learn Kinyarwanda very badly. Igihe nari ndahangaha nifuzaga kwiga Ikinyarwanda cyane. Ndashaka kuvuga Kinyarwanda kenshi. And my first sentence, I wanted to speak Kinyarwanda so badly, and interuro nahereyeho niga Ikinyarwanda. My first sentence was ndashaka guhinga inanasi. Icyo nicyo Kinyarwanda yabanje kwiga. And earlier this week, I had the privilege of trying to guhinga. Muri iki cyumweru rero ndi muri iki gihugu nagize amahirwe yo kugerageza guhinga. We were there and it was very difficult. Ntabwo byari byoroshye turimo tubikora. Iminota itanu mfite imyota, amazi ni hehe. Oh, birakomeye cyane. So after 5 minutes I started feeling thirsty. I actually wanted water. But we planted an avocado tree. Ariko twashoboye gutera urubuto rw'igiti cya avoka. Avocado is one of the beautiful things of this country. Nkunda kurya avocado. Sorry, yes. And what we know is that it takes time, but that avocado tree will grow. Avocado ni igiti kiranga u Rwanda, turazifite nyinshi cyane, ariko isomo yifuza yuko dukuramo nuko ari igiti gitwara igihe kirekire kugira ngo gikure kizera imbuto. And in a similar way, we know that 25 years ago, God planted seeds through John Munga, through World Relief. God planted seeds that now have grown into this beautiful tree. Ni igiti cyanyibukije yuko imyaka 25 ishize Bwana John Munga n'abandi babibye imbuto, izo mbuto tukaba arizo turimo gusarura uyu munsi. And now the fruit are stories of what God is doing in transformation and impact through all of you. Imbuto rero turimo gusarura uyu munsi ni inkuru twahoze turimo kureba hariya kuri video z'ibintu Imana irimo gukora mu bakiriya bacu. But I believe this tree is going to continue to get larger and larger. Ariko ndizera nashidikanya yuko iki giti kizakomeza kuba inganzamarumbo kigakura cyane. And Christine and the leadership team, we have so much trust and confidence in you. Turizera rero tudashidikanya yuko Christine na timu ye bazakomeza gukuza iki giti kikaguka.
continuing to care for this tree as it continues to grow. bazakomeza kukireberera bakagiha ibyo gikeneye byose kugira ngo icyo giti gikure cyaguke kigere hanini. But we know ultimately it is God who makes things grow. ariko hejuru y'ibyo byose tuzi yuko Imana ari yikuza. And it is in His name that we ask God to continue to bless all of you in the work that He has called you to. Ni mu izina ry'Umwami wacu rero twifuza kandi tubasengera yuko Imana ikomeza gukuza inzozi zanyu ikanakuza imbuto murimo kugenda mwera. So nanje mfite umunezero mwinshi cyane mu mutima wanje kuba hano uyu munsi ni umunsi mukuru turabakunda Imana ibahe umugisha cyane cyane cyane. Amen. Imana imuhe umugisha Bwana Petero avuga ikinyarwanda tukumva dukozwe n'isoni bamwe iyo twabuze amagambo yo gusemura, ariko turagushimira cyane. Imana iguhe umugisha nawe kandi turashima Imana izo mbuto zakuze kuba waragira umusore ukabugarutse ufite umukobwa ungana kuriya. So nagira ngo nakire umuyobozi wacu Christine CEO wacu kugira ngo baze badufashe. Tugiye gushimira bake mu bantu bagize uruhare mu gukura kw'icyo giti. Hari abakozi twatangiranye cyangwa batangiye ntaranavuka, ariko ni abakozi bakoreye iki kigo igihe kirekire, iyo myaka 25 turimo kuvuga. Hari abakozi batangiranye n'icyo kigo uyu munsi bagihari bagikorera Urwego. Hari n'abakiriya twatangiranye nabo bamaze icyo gihe, ariko batamaze icyo gihe gusa, ahubwo bakoze n'ibikorwa by'indashyikirwa, bateje imbere imiryango yabo, bateje imbere ahantu batuye, batanze akazi ku bandi babakikije, bakoze ibikorwa byinshi cyane. Ntabwo twashobora gushimira abakiriya 10,000 b'Urwego, ariko twafashe abo bakeya n'abo bakozi bakeya kugira ngo uyu munsi nk'uyu nguyu bashimirwe, hanyuma abandi nabo tuzagenda tubashimira buhoro buhoro.